Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese abatwumva mu masaha ya mu gitondo. Igicamusi cyiza kandi kuri wewe utwumva mu masaha nyuma ya saa sita tururu kandi kwa ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu. Twero turi tariki 6 z'ukwezi kwa 11 twaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse rero muri studio ikitaraganya muri iki gitondo kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Akaba rero ari amakuru akomeza kugenda yibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko kuri ruhande tukaturi buze by'umwihariko kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turi buze kugaruka n'ubundi nk'ibisanzwe mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe rero n'abambari bacyo muri rusange. Niba rero uhageze cyangwa se utwumvishe ari ubwa mbere, ntuze kugenda udakanze kuri subscribe, hanyuma kandi niba waramaze kuyikanda ntuze kwibagirwa gukanda like ndetse na share. Reka nongere mbibutse ko mbere uko dutangira rwose ko ntahandi ushobora kuba wasanga amakuru yizewe azira ibihuha ndetse n'ibinyoma ni hano kuri Jeune Official. Ariyo mpamvu ngubwira nti kudakanda kuri subscribe rwose nukunyagwa zigahera, kuko icyo gihe birakwefekta rwose kuba wabona amakuru ari umuranzi cyangwa se yamaze gutakaza umwimerere muri rusange. Muri studio rero n'ubundi muri iki gitondo ntabwo nzindutse ndi njyenyine, ndi na mugenzi wanjye Sina Makosa. Waramutse neza Sina Makosa? Yakeye neza fight. Komera cyane. Hanyuma muri Masisi bimeze bite rero sasa? Yes, muri Masisi turasimbukira rwose angaza Masisi ntabwo ibintu bimeze neza, yabarangaza Mpanamo ndetse na za Karongi, dore ko muri iki gitondo ngo habyutse rwose isasu urimo rivuza ubuhuha. Ese byatewe n'iki? Turaza kugenda tubirebaho. Turaza kureba urugomo rukomeje kugenda rukomeza gufata indi ntera ahangaha muri Kirumbu, nyamara hari M23. Ese urugomo ruguterwa n'iki? Ese M23 yo ese yaba iri ahangaha iri kwamara iki nimba urugomo rukomeje? Ibi nabyo turaza kubirebaho. Turaza gusimbukira muri Minova. Muri Minova rwose nuko bita Peter Kirimwami Nkuba rwose ngahanga ashobora kwasesekara akaba yatanga amabwiriza yo twakwita ayanyuma kubijyanye n'uru rugamba. Turasimbukira ahangaha muri territoire ya Rucuro. Territoire ya Rucuro ahantu bitazaga twiguru FDL zo zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya. Atese no byifashe bite nabyo turaza kubireba. Turasimbukira mu mujyi wa Goma, naho ntabwo byifashe neza n'akana gatoya bitewe n'izi wazarendo zikomeje kugenda zibangamira abaturage. Atese no byabaye bite ahangaha mu mujyi wa Goma? Aya makuru nayo turaza kwabagezaho, yewe na Kivu y'Amajyepfo naho turagerayo tubabwira uko bwakeye bimeze, yaba ari za Minembwe, yaba ari za Bukavu, yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara umutekano muke, turaza kuhareba. Turasimbukira mu Rwanda ikomeje kugenda iki bintu ahangaha zagahira, dore ko rwose hakomeje kugenda hapfa abatari bakeya, yewe n'abaturage bakagenda babigenderamo. Ese biri kuterwa n'iki? Nabyo turaza kubabwira uko byifashe, yewe na za Pinga turagerayo tubabwira impumeko iri ahangaha muri aka gace. Amakuru mashya rero tubazaniye muri kuri ishuro rwose nuko M23 yamaze kongera rwose gupasingisha abandi basore bashya. Abasore nyuma yo gupasinga berekejwe he cyangwa se bajyanwe hehe? Turaza kugenda tubigaruko gatanu kuri kagenzi kako. Patrick Mwaya rero akaba yongeye rwose kugerageza kuvuga ku Rwanda mu nama rero y'akanama k'umuryango mu by'ukuri urengera uburenganzira bwa muntu, hanyuma rero bakaza kugenda rwose bamushikiriza ese byagenze bite. Byose turaza kugenda tubigarukaho muri hano muri iki kiganiro gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimukira n'ubundi ku kibuga cy'imirwano, twikoze ku kibuga cy'imirwano mapambano, aho rwose ibintu bikomeje kugenda bibera. Tuze kubabwira ko ubu tuvugana mu by'ukuri hano muri Pinga ibintu bitameze neza n'akana gato. Tuze gusimbukira ndetse arana muri tetwari ya Warikare aprito ya Rubero, hanyuma M23 mirwano ikomeye cyane bidasurgo NTM dushobora kubabwira ko yamaze kwinjira none muri kagace bitango ni Kamandi Lake. Ubu tuvugana rero abandi mwese mwari mubizi ko iri muri Kamandi, ariko iyi Kamandi ikaba isa nore irimo uduce tubiri, aho hari Kamandi City ndetse na Kamandi Lake. Ubu tuvugana no M23 ibirindiro byabo biri muri Kamandi City, ariko ubu tuvugana rwose
icyo bita advance pata zabo zirimo kugenda zerekera muri Kamandi Lake. Ubwo ro mu kanya gato cyane dushaka kuza tubreakinga tubabwira ko Kamandi Lake tombe ese byifashe bite, byagenze bite, byose turi byo tugiye kugenda tubabwira gatanu kuri kagenzi ikako. Turaza kugaruka hano muri uyu mujyi wa Goma, muri zinkengero z'umujyi wa Goma, tuza hano muri iki kiba cya Nyiragongo. Mapambano ibintu ntago byoroshye nakana gato. Nyuma y'uko ro kumugora twabwiye ko ku munsi w'ejo ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo basubiranyemo, hari indi version nshya tubazaniye muri iki gitondo. Icyo usabwa ni ukubana natwe muri iki kiganiro ukareba ko kanze kuri subscribe cyangwa se sabone, ibi byose ro waramaze kubikora rwose ugategereza ubundi tukazajya tubana gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma sinema ko twihute cyane tudatinze, banza utujyane muri mapambano ibyuke hano hantu igahira, dore ko mu by'ukuri burya niba tugiye gutangira ikiganiro tuba tugomba guhera ahantu hari kubera imirwano muri rusange. Yes, nagace kagahira rwose, iyi locality ya Gahira ikomeje kugenda rwose iberamo imirwano igiye itandukanye. Nyuma yuko twababwiye icyo Gahira ivuze kubijyanye no kwinjira muri territoire ya Walikale, dore ko twababwiye ko iyi Gahira nta kindi rwose gitumye M23 ikomeza kugenda iyibandamo, usibye kuba iri gushaka inzira yo gusatura kugira ngo yinjire muri territoire ya Walikale. Irashaka kugira ngo forces ziri bwinjire muri ibi bice zizahure n'izaciye hano za Karembe, za Pinga, za Karembe nyine. Ubwo ndava Karembe Minzenze Burayi Pinga. So nabo rero hariya bakomeje gukora ibishoboka byose, nubwo navuga ko FARDC ndetse na FDL ziri muri ya zikomeje kugenda ziba ibamba, zigakomeza kugenda rwose navuga zinaniza M23, dore ko ari ahantu rwose navuga hagoranye cyane kubijyanye n'imirwanire, dore ko nta misozi miremire cyane ibiri strategique ku buryo M23 ishobora kugenda idogingamo iyibandamo cyane. Ugasanga rero M23 bikomeje kugenda navuga bigora ku ruhande rumwe cyangwa kuba yakwinjirana FARDC iri muri ibi bice. Muri iki gitondo cya kare rero ubu ngubu akaba ari kurwanira mu gasantere ka Kinyana, dore ko rwose imirwano ariho navuga yarimbanirije nyuma yuko FARDC ejo ku munsi w'ejo bari bambutse hakurya za Gise, ariko muri iki gitondo cya kare fayite ngo akaba bagize gutya rwose bongera kugaruka. Ntabwo ejo banyuzwe rwose, nuvuga ngo ejo inkoni bagiye babatagura rwose babanyuzaho ntabwo zabanyuze. Uyu munsi bongeye kuba bakwigaragaza bavuga yuko bateremera M23 kuba yakwambuka uyu mugezi wa Rushoga. Ni mu gihe rwose M23 nayo ivuga ati igihe tutarambuka umugezi wa Rushoga ngo twigarurire Gise ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ariko banakomerezaho ntabwo bashobora kuba. Ubwo nuko M23 niramuka yambaye Rushoga, yambutse Rushoga, izaba igeze muri Walikale. Oya, izaba itaragera muri Walikale, izaba isigaje akantu gatari ko ngigere Walikale. Nuvuga ngo irambuka Rushoga igera aho bita Gise, kugera Gise niho barakomerezaho binjira Rukweti. Iyo ugeze Rukweti niho ubugeze mu nkengero za Walikale, niho ugeze mu nkengero za Walikale utangiye kureba imbere yawe. So ubu rero ariho ubona ko na FARDC nayo yafasha hasi hejuru kugira ngo M23 itabasha kuba yakwinjira muri Walikale mu buryo yaba inyuze ahangaha muri bice byaza Rukweti, kuko babona ko nibaramuka binjiye muri Rukweti barasa nkaho bafashe Walikale, ariko na Masisi basa nkaho noneho bamaze kwishyira hagati, kuko iraba yamaze kuvamo mu buryo bumwe navuga muri strategique, kuko iraba yamaze kuzunguruka. Muri iki gitondo rero hakaba habyukiye imirwano ikomeye cyane rwose, aho turi kumva yuko M23 baraye hano muri Buhimba bongeye kumanuka rwose Azacyungo ndetse n'ahangaha navuga muri Kinyana, aho bongeye kubyuka rwose isasu rimwe rivuza ubuhuha. Iyo bakoresha n'imbunda zikomeye ndetse n'izoroshye, dore ko muri iki gitondo rwose ngo barabasirikare baturutse hari za Rwashi ndetse na za Masisi bahawe misiyo yuko M23 idashobora kuba yakwinjira mwabira bice, kuko bababye ko niramuka yinjiyemo ikaramuka yadoginga igafata Rukweti ikazakomerezaho nano za Kibuwa, ibintu bishobora kuzababera bibi, ngo dore ko bazaba basigaye hagati aho guhungira batazahabona. Ariyo mpamvu rero bari kurwana nk'abihanduza cumu, kuko babona yuko badashaka gutsindwa ahanga, badashaka kugira ngo M23 ibinjirana ahangaha, kuko babona ko baramutse binjiranywe na M23 navuga ko urugamba muri Masisi rwaba rusa nkaho rugiye gushyirwaho akadomo, bitewe nuko M23 Masisi iba yamaze kwizunguruka.
so guhera rero ngo masaha y'isa 11 urugamba rukaba rwari rurimo fighter ruvuza ubuhuha ariko bikavuga yuko FRDC ariyo yongeye kuba yagaba ibitero kuri M23 ahangaha muri Buhimba dore ko rwose Buhimba ariho M23 ubona aka gasozi ka Buhimba ariko gasa naho kari strategique kurusha uko amanuka muri Cyungo cyangwa se Kinyana ndetse no mu bindi bice muri rusange ibi ngibi rakabe gutumye M23 ikomeza guhabwa umukoro wo gukomeza kugenda ihangana ni FRDC ahangaha nyamara nubwo twari tuzi ko ahanga urugamba rushobora kuzoroha ariko rukomeje kugenda rufata indi sura bitewe nuko FRDC nayo ngindashaka kuba yatakaza agace nakamwe by'umwihariko noneho kwinjira muri warikare bakaba baravuze ati rwose muzakora ibisabwa ariko kwinjira muri warikare M23 ntizegere ihakandagira reka twinjire rero mu by'ukuri kuri General Sultan Makenga n'umugaba mukuru w'izi ngabo zirwanira hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo ndavuga M23 uyu mugabo rero mu by'ukuri ku munsi w'ejo akaba yagize atya apasingisha cyangwa se hari abandi basirikare rwose nkuko abakoremo kugenda atugeraho bamaze kuba bapasinga abaherutse bari bamaze iminsi biga bamaze gupasinga ibiro birasobanura iki birasobanura ko tugiye kumva M23 hari ahandi hantu hashakuyemo bite n'iki buriya ikitwa abana bo bapasinze bagomba kuba bafite aho bagomba kuba babarizwa urabizi ntabwo bashobora kuba bari ahantu nta bihanga biri mu nkono imwe bagomba no gushakisha aho bagomba kuba baherereye mu by'ukuri muri rusange so ubu rero tuvugana ku munsi w'ejo nibwo rero General Sultan Makenga yasuraga bamwe mu basirikare bagiye batandukanye cyangwa se mu bigo bigiye bitandukanye dore ko abasore bagiye babongera babarifosinga muri unit zigiye zitandukanye hanyuma rero abasore kuva bamaze kugenda babongeramo ubu ngo hari abasirikare batayo cyangwa se hari aho bagiye barenga umubare bakaba benshi bivuze ngo bagiye gukora indi unit urumva hari byinshi rero mu by'ukuri yagiye aganiriza ngo yagiye aganiriza aba basore harimo ndetse no kuba mu by'ukuri yababwiye ko icyo barangije cyangwa se icyo bagiye gukora no gukurikirana umutekano w'abaturage ntabwo ari uguhohotera cyangwa se kwangiza umutekano w'abaturage urumva icyo ni icyambere gikomeye cyane yakomeje ababwira ko mu by'ukuri ibiranga umusirikare mwiza ari umusirikare ukorera igihugu wita ku baturage ndetse akita no ku by'abaturage akirinda udutoki tubiri ndetse akubaha n'abayobozi be ubundi agategereza amabwiriza aturutse ibukuru ibyo byose ni impuguro n'inyigisho General Sultan Makenga yahaga aba basore be hanyuma kandi ababwira ko intego barimo kurwanira n'ubundi intego yo kuba mu by'ukuri bakura ishanga cyangwa se bacura impunzi irimo iragenda igerwaho nibura ngo ubu ikaba igeze kuri 60% bari gucyura impunzi se oya nyine iyo gahunda yabo yo gucyura impunzi iyo gahunda bihaye yo kugira ngo bacure impunzi ngo nibura bayigeze kuri 60%. Hanyuma abasore babwiwe uduce cyangwa se aho bagiye guhera aho M20 aho basanze bakuru babo cyangwa se abababanjirije bagejeje gahunda cyangwa se mu by'ukuri bamaze gufata cyangwa se kwigarurira hanyuma babwirwa ibice byabico bavuga ngo bigera mu 120 hanyuma ubwo nabo nyine uruhare rwabo rwo kurinda ibyo bagenzi babo gusigasira ibyo bagenzi babo bagezeho ndetse no gukomeza gufatikanya kwagura ibi nabyo mu by'ukuri ni mu bintu babwiwe. Abasirikare barenga 3,000 bamaze gupasinga nkuko rwose amakuru mo kugenda atugeraho wumvishe ko harimo bato zigera hafi muri 3 ni bato zigera muri 3 3,000 na ni bato rwose zigera muri 3 ahubwo nenye zishobora kuba ari nenye abasirikare ngo hakaba harimo ngo abarangije ibijyanye n'ikosi rya gisirikare Pretoria rya Special Force bamaze iminsi biga ibijyanye na Special Force abandi rero ngo bakaba no bigaga ibijyanye na infantry
ubwo nyine ni babandi ba advancinga abangaba basanzwe urumva noneho rero ngo hakaba harimo ngo n'aba ofisiye ariko kuri runo ngo ababahaga imyitozo ngo bakaba iyi myitozo ngo bahabwaga ngo bakaba bayihabwaga mu by'ukuri n'inzobere zaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye aho harimo mu by'ukuri bakaba bahawe n'imyitozo y'igisirikare cya Amerika. Harabatojwe kugurutsa donc bagiye biga ibintu bigiye bitandukanye. Harabagiye batozwa ibijyanye no kugurutsa drone, harabatojwe ibijyanye mu by'ukuri no guhangana n'ibyo mu n'urugamba rwo mu kirere rwo nibijyanye n'indege, gucunga umutekano w'ikirere, gucunga umutekano w'ikirere. Hakaba harimo n'abize nyine icyo bita gucunga umutekano w'ubutaka, kurwanira ku butaka, nabize ubujyanje bwo harimo n'ubutasi byose bigenderana hano mu by'ukuri urumva ko haba hapasinze ingeri nyinshi zigiye zitandukanye. Yes, haba hapasinze ingeri nyinshi zitandukanye. Ubona ko 3000 n'abasirikare benshi cyane, ntago twakwirengagiza rwose ko uyu mubare ari umubare munini cyane. Binagenda bihereza ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bwo kuba M23 ishobora kuba ya resista igihe kinini ku rugamba. Ni mu gihe FRDC twumvishe yuko impamvu itari kurwana umuhenerezo ngo ari uko navuga aba bayobora batarabahereza icyo twakwita autorisation cyangwa se uburenganzira, ngo kuko igihe bazaramuka babuhawe M23 ishobora kutazamara nibura igihe kuri ubutaka bwa Kongo. Hanyuma General Sultan Makenga sina makosa ngo yaramaze iminsi arimo aragenda mu ma defense ajya atandukanye hano muri Masisi ndetse na za Rucuro, arimo aragenda atembera areba yakira ibibazo by'abakomanda bari hariya muri biriya bice. Hanyuma rero urabizi ibibazo by'abakomanda hari abagenda bavuga bati turabura nyamara utwongeremo nk'abasirikare nka 20 ibintu byabigenze neza. Ubona hano rwose dukeneye abaruhangana n'ibi ngibi gutya runaka, dukeneye dushiramo special force nka 5 ibintu nk'ibyo nibyo rero bari barimo kugenda bahanduringa. Nirwo rwa rugendo mwumvishe uitwa General Sultan Makenga yaramaze iminsi arimo aragenda akora hirya no hino hano muri bice n'ubundi biri kuberamo intambara. Ubu rero mu by'ukuri urumva ko ibi byose byabaye nyuma yuko n'ubundi bashakaga bendaga gupasingisha abasirikare. Ubwo bivuze ngo ni nako bagiye bari forcinga nyine uwagiye asaba 10 bakabamuha, uwagiye asaba ko bamwongeramo 20 bakabamuha, uwagiye asaba ko bashiramo wenda abarwanira ku kirere nk'abangahe bakabamuha. Nibyo ngibyo rwose bari bamaze iminsi barimo. Ubu tuvugana rero mu by'ukuri ni no mpamvu wumvishe hano muri ibice bigiye bitandukanye M23 ntabwo yari sana noneho yari sana urugamba itariki gira gutya rwose ngo ya advancinge nkuko muri la minsi yashize wumvaga iri kwa advancinga. Sinzi rero sina makosa niba twese twahita tunasimbukira hano muri Rubero kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Amakuru mbafite hano muri Rubero aravuga iki? Ni nyuma y'uko M23 nkuko byamaze kugenda binagaragara yamaze kwibikaho kano gace bita ngo ni Kamandi City. Hanyuma aka gace iyo ukavuyemo ugasotsemo werekeza kuri iki kiyaga cya Lake Edward uba werekeza aho hantu mu by'ukuri iki cyamba cyitaho ni Kamandi Lake cyangwa se aka gace gakoze kuri iki kiyaga bahita ngo ni muri Kamandi Lake. Na gaciro mu by'ukuri kugezana n'ubu ngubu abaturage batuye hano za Butembo bari bamaze iminsi batuka izi ngabo za FARDC bazibwira bati aha ngaho ni hafatwa nta n'umusirikare dukeneye kongera kubona ari gucaracara cyangwa se ari kuzutazuta hano muri uyu mujyi kuko nta mumaro wanyu nta nicyo muramukeneye mukidufasha. Ubu rero tuvugana mu by'ukuri amagambo ashize ivuga kuko aka gace nkuko amakoremo kugenda atugeraho turimo gukura kuri drone zacu ziri hano mu by'ukuri muri bice aremeza ko ngo muri iki gitondo habyuke imirwano. Iyi mirwano ngo ikaba iri kuba ndetse ngo ikaba iri kuba mu buryo bukomeye cyane ndetse ngo binashoboka cyane kuba mu masa ari imbere dushobora kuza breakinga tuvuga ko M23 yamaze kuba yinjira muri aka gace ka Kamandi Lake. Ni nyuma y'uko rwose M23 ishaka kugira ngo ikuremo utuduce by'umwihariko kugira ngo nibura igihe M23 yaba irimo iradvancinga yerekeza hano Rubero ku zone inakomeza izamuka mu by'ukuri muri Butembo izahagere isange cyangwa se mu by'ukuri gizabiri kuharwanira FARDC ingabo bazabahanganye ziteye kuzaba zabona umusada waturuka mu mpande uje kuba waderoja M23 kuko hari ukuntu mu by'ukuri ugira ngo uratatse uzamutse
hanyuma bakaba hari izindi force za adui cyangwa se za enemy, ubwo ndavuga umwanzi bamuhanganye ziba zaguturuka mu mpande. M23 ikaba yarabanje kugira itya gukuramo tuduce twose, ikaba irimo kugenda idukuramo turi mu nkengero ya hano za Rubero mu byukuri ku zone, ukazamuka ndetse rwose ku buryo hano muri Rubero ku zone igomba kuhagera isa naho rwose isya itanzitse, bitewe nuko irimo kugenda ibitegura. N'ahantu navuga ngo M23 iherutse kohereza abasirikare b'intyozo cyangwa se abamenyere cyane kurwanira ku butaka kuko hari ahantu ahanini urugamba rwaho ruri gukoreshwa ku butaka. Impamvu nyamukuru nuko MONUSCO plutôt SADC ndetse n'abana ba mercenaires bose hari ahantu ngo ni kirere cyabananiye, bakaba barigarukiye hano igoma, nkuko byagiye bigaragara ko rwose hariya usibye FDLR nizo zirimo zirakukuza hara ndetse na FARDC na Wazalendo, naho ibijyanye n'aba mercenaires ndetse na SADC abangaba rwose baranze. Ibintu byo bikabiri hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, naho iriya muri biriya bice baravuga bati apana gusa, ariko wareba ugasanga barimo barashaka kwirukankira kujya kurwanira hano muri Warikare, ariko nta yindi mpamvu nyamukuru buriya irimo gutuma barwanira bifuza kuba bajya hano muri za Warikare. Ni bya bintu ni kwa kundi, ni bya bintu rwose tumaze iminsi tubabwira bibarizwa muri buriya butaka baga hano muri iyi teritwari ya Warikare muri rusange. Ngayo nguko rero ibi byukiye hano muri teritwari ya Rubero, by'umwihariko hano muri aka gace ka Kamandi, aho rero barimo kugenda abarwanyi ba M23 bari kwerekeza hano Kamandi Rake sina makosa. Katugaruka ngaha muri territoire ya Masisi rwose ngaha mu gace ka Karongi muri iki gitondo naho ngo habyutse harimo urufaya rw'amasasu menshi cyane, nyuma yuko FRDC ndetse n'abambari bayo baturutse aho bita Busihe, noneho ntibamanuke za Muheto ahubwo bakadoginga aho bita za Mpanamo no kumanuka aho bita za Kabiru kugira ngo barebe uburyo bazamuka muri Karongi, dore ko imwayira minsi yashize ariho bagerageje kuba bakwataka Muheto ndetse na za Kibugo kugira ngo barebe yuko bakwigarurira ira misozi iri strategique, yaba ari Kibugo yaba ari Mwumba ndetse na za Gatovu, ariko bikaza kurangira M23 bakubise inshuro ikabasha kuba rwose yaburizamo iki gitero bari bagabye muri iki gitondo. Rero fighter ngo niho rwose bongeye kugira gutya barikora bafata leta rwose bafata umuhanda barazamuka banyura ahangaha za Mpanamo bageze imbere yuko bagiye kugera za Matovu, bamanuka aho bita Kabiru. Nyuko yuko bageze hano Kabiru rero bashatse kugira ngo bazamuke mwibuye berekera Karongi, nubwo rwose bitaje kubahira. M23 basanze no rwose iri maso ngo muri iki gitondo rwose bakabongeye kuba bakozanyaho ku rwego rukomeye cyane, dore ko abanyakabiru bose ngo bamaze bahungira aho bita za Rurambo. Ni nyuma yuko rero iyi FRDC ikomeje kugenda igerageza ibishoboka byose kugira ngo yigarure iyi misozi, yaba ari navuga nk'ahangaha za Karongi, yaba ari ahangaha navuga za Rubari, yewe utibagiwe n'ahangaha za Rushangi na za Nkuba muri rusange. Ahangaha rero na haru navuga hameze neza, hari strategique ku ruhande rwa M23 kugira ngo M23 rero itakaze aha hantu bishobora kuba byagorana cyane, dore ko ari igihe kinini rwose bagenda bahakontorora. FRDC rero bakavuga yuko kuba bagomeza kuba zabusihe bakakomeza kuba zampanamo n'ubundi ko nta kizere baba bafite yuko umunsi M23 izabagabaho ibitero ishobora kuba yakwigarurira ibi bice ndetse igakomerezaho zabikenke na za Gasheberi, bikaba byatuma iyi Masisi zone nayo yugarizwa mu buryo bukomeye cyane. Byatumye rero nabo bakomeza kugenda bapushinga. Ni nyuma yuko mu minsi iri imbere mu minsi yashize ariho nababwiye yuko FRDC iri kugenda ikura ibikoresho bigiye biremereye cyane hariya muri Masisi zone ikabizana ahangaha za Busihe, mu gihe rwose bazi yuko hano Busihe ariho hantu bashobora kuba bategurira urugamba kugira ngo binjire nibura haraza Karongi, binjire hariya za Kibugu, binjire za Muheto, binjire na za Rubari baturutse ahangaha za Busihe ndetse na za Mpanamo. Ntago rero muri iki gitondo byaje kwakundira, dore ko M23 kugezana n'isaha ngo bari kurwana imuhenerezo, dore ko aho bari kurwanira cyane ari hariya aho bita muri Mutanda, ngo kugeza muri iki gitondo cy'uyu munsi cya tariki 6, dore ko bari bazi yuko bagiye kuzamuka bakabagaba ibitero hano muri navuga muri uyu musozi wa Rubari ndetse n'uyu musozi wa Karongi
ariko bakaba basanze M23 na n'aya masaha ikomeje kugenda iharinda mu buryo navuga bukomeye cyane, dore ko idashaka kuhatakaza. Byatumye rero ngo bamwe bacika intege ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo basubira aho bitaza Kabiru, nyuma yuko ab'imbere bari bamaze gukomeza mwibuye bagiye rwose, ubona ko bari bafashe urugendo rwose bamaze kwinjira, ariko byatumye M23 itabasha kuba yaborohera muri rusange. Ubu ngubu rero tuvugana ngo amasasa akaba ari menshi cyane, abaturage bari hariya za Karongi cyane cyane hari mu Burambo bamaze kubabwira ati rwose mube mwahava mwerekere hariya navuga ku Kiliziya cyangwa se abandi berekeze muri Nkuba ndetse na za Rushangi, kugira ngo aya masasu ya Wazalendo dore ko bari kurasisha imbunda zikomeye cyane atabasha kuba harabo yakomeretsa. Ni mu gihe bari kugenda barasa muri misozi navuga ahangaha rwose muri aka gasozi navuga kari nagasozi navuga katari karekare cyane, aka gasozi karimo defense ya M23, kano kari munsi ya Nkuba navuga hano hari hafi Kiliziya cy'Abagatulika cya hano Karongi. Ubona ko rero abaturage nabo bamaze gusa n'abegera inyuma kugira ngo barebe uburyo M23 yahangana n'izi Wazalendo, ariko nta muturage ubashije kuba yabigenderamo. Ni mu gihe abagiye mu mirima yo nabo bamaze kuvamo rwose, dore ko muri iki gihe rwose abenshi ngo bari mu gihe cyo gushingirira, nabo bamaze kuvamo kugira ngo rwose ibintu bitaza kuba byababana bibi muri rusange. Hariya rero ni muri gihe nuko twavuga yuko izi Wazalendo ni mu gihe zishaka kugira ngo zikomeze kugenda zizamuka, uburyo zafata rubari byaba bizorohere kuko zaba ziri gukontrola Rurumbo ndetse n'Akagusa, bikaba byatuma M23 nayo itangira kwishiraho igitutu cyo kuba yaba yasubiza inyuma uyu mutwe wa Wazalendo ndetse ni FARDC muri rusange. M23 rero bakaba abaturage hari abayise bati nimba mushaka kurinda Karongi mu buryo bwemeye cyangwa se mu buryo bwuzuye, nuko mwashobora mukambukana Rushoga mukigarurira iriya Buse ndetse n'iriya Manamo, dore ko mubifite Karongi rwose ibifite umutekano uhagije. Byabana ngombwa iriya misozi ya za Busihe ndetse na za Manamo mukayishyiramo za defense ku buryo na Wazalendo zizabikenye zishobora kuba zavamo, Wazalendo zihariya navuga za Matovu zishobora kuvamo, noneho hari hagasigara hari umutekano uhagije muri rusange. Ni nyuma yuko rwose abasirikare bari hariya za Masisi zone nayo bakomeje kugenda bapushinga bavuga ngo nyaboneka ni muhanyanyaze murebe yuko nibura iyi Masisi zone itafatwa, dore ko M23 nayo bakubwira yuko iyi Masisi zone iri mu bice ishobora kubikeneye cyane, kuko igitarafati Masisi ngo bakubwira yuko ntaho yavuga ko yafashe muri rusange. Ngibyo rero iby'imirwano yaramutse ivuza ubuhuha tutabasha kubabwira ibyayibereyemo, dore ko hakiri kare ndetse ikaba igikomeje mu masaha ari imbere, ariko rero turaza kubabwira ibyo bitero FARDC ndetse na Wazalendo baje kugaba ahangaha kuri M23 muri rusange. Ni mu gihe za FDL zaraye Masisi ku zone, amakuru tugenda dukesha drone zacu zihariya muri iki gitondo ngo nuko babyutse bakomeza urugendo rwabo ruberekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dukesha drone zacu ngo nuko bamaze kwamukaza Bugabo, nkuko navuze ko rwose iyi nzira ariyo ishobora kuba yakoreshwa, kuko urebye iyaba ari inzira ya Rubaya irafunze, iyaba ari inzira ya Kinigi irafunze, iyaba ari ya Matanda nayo irafunze, aho badashobora kuba babona aho bamenera mwabira bice. Aho berekeje za Bugabo rero bakaba bavuga yuko bashobora kugenda bakikiye hariya za Kaniro, dore ko Kaniro Wazalendo arizo ziyirimo, bakagenda rwose bakikiye ibice M23 igiye ibamo, bakerekera hariya navuga muri za Gatoyi berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe rwose muri Barikare badashaka ngo FDL komeza kugenda abayo, ngo dore ko abaturage bari hariya biganjemo rwose barabanyanga, aribo bavuze yuko badashaka izi FDL ko kandi igihe zizaramuka zirimo batazigira bagira icyo bafasha FARDC muri rusange, dore ko abanyanga fighter ngo bavuze yuko izi FDL nizivamo bafite icyo bazafasha FARDC ndetse na Wazalendo muri rusange mu bijyanye n'urugamba, bigatuma rero nimba FDL ziri hariya ntacyo bazazifasha, bagafata umwanya wo kugira ngo bazikuremo barebe ibazerekeza kugira ngo bareke abaturage
abaturage bari umungumu navuga ko bafite ijambo rya nyuma muri aka gace hari icyo bazafasha FRDC muri rusange. So ngibyo rero ibiri kubera ahangaha muri Masisi ariko urukumva ko urugendo navuga ko rutaraza kuborohera dore ko bagiye kuzunguruka kugira ngo bazagere muri Kivu Amajyepfo bashobora kuba bakoze urugendo dore ko bashobora kongera kurara mu nzira kugira ngo bazagere iyo bagera muri rusange. Ngibyo ikomeje kugenda bigaragara ahangaha. Et sur ces mots, je rends la parole à la RDC. Merci, Monsieur le Vice-président, de ce recadrage. Mais ici, évidemment, nous sommes dans un exercice où nous parlons de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, Monsieur le Président. I must interrupt because we have a point of order. Please, you have the floor. Vice President. Le Rwanda, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. J'aurais tendance à dire que l'examen d'aujourd'hui ne porte pas sur le Rwanda. C'est un examen qui porte sur la RDC et j'aimerais inviter l'orateur à s'abstenir de faire entrer le Rwanda dans cet examen qui se limite à la RDC. La RDC n'a pas de leçon à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur les droits de l'homme. Merci. hanyuma sina makosa rero aha hari mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye wita ku burenganzira bwa muntu ariyo bita ngo ni Human Rights Watch. Iyi nama rero ikaba yaberaga hariya aho bita mu Busuwisi. Hanyuma rero ikintu gitangaje cyane uwitwa Patrick Muyaya bamuhaye ijambo ngo agire icyo avuga dore ko yagiye abazwa ibibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma ariko n'ubundi urabizi aho ageze biragoye cyane kuba yagenda atavuze kubijyanye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu jambo rero yavuze ati rwose turimo turagenda turwanya mu by'ukuri kuba igihugu cyacu cyangwa se turi kureba ukuntu twagenda twita ku burenganzira bwa muntu. Aho nagiye mbona hanini ajya avuga ko rwose noneho ngo bari kurwanya ngo n'imvugo mbi n'ibiki byose ngo agomba kubihagarika. Abazwa ibibazo bigiye bitandukanye aho yagiye abazwa kubijyanye mu by'ukuri n'igihano cya burundu. Igihano cya burundu rero cyo gufungwa burundu cyangwa se cy'urupfu. Kino gihano basanzwe bashyizeho cy'urupfu avuga ko ngo mu by'ukuri ngo igihe umutekano uzaba ugarutse uhamye rwose ngo iki gihano cy'urupfu ngo nacyo kigomba kuzavaho nk'uko yagiye abitangaje. Ubwo ni mu gihe cy'intambara ya M23 bari kurwana nabo rwose yaba irangiye. Patrick Muyaya rero akaba yagerageje kuvuga ko u Rwanda ubwo urumva yari amaze kwivanga rwose, yari amaze gutatira asimbukiye hirya yikojeje hirya avuye rwose kubimureba cyangwa se kubigendanye no gukomeza kuvuga ku bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahita avuga atangira kuzana bya bibazo byabo n'ubundi byo kuvuga ngo u Rwanda mu by'ukuri ngo nirwo rufasha M23. Arangije aravuga ati u Rwanda nirwo rwohereza abasirikare cyangwa se abana bakiri bato mu gisirikare cya M23. Already ubwo aramaze kujya out of content cyangwa se rwose ramaze kujya inyuma cyane yasije y'ibyo yarabajijwe kuko urumva ratangiye kuzana ngo u Rwanda ngo rwohereza ngo abana ngo muri M23 kandi urabizi ko mu by'ukuri ni umutwe urwanira hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ikindi kirenzo bakaba ari n'abakongomani ntaho bihuriye n'u Rwanda. Hanyuma rero uyu mudamu yahise amuca mu jambo aravuga ati
Kongo ntabwo muri abantu bo guha mu by'ukuri isomo cyangwa se kubijyanye ntabwo muri abantu bakwigisha u Rwanda kubijyanye no kwita ku burenganzira bwa muntu cyangwa se kwita uyu mugabo rero urumva ko mu by'ukuri asubizwa na hantu cyangwa se inama ririmo intumwa y'u Rwanda nta kintu hari yakavuze n'iki na kimwe uyu mudamu kazi rero w'umuzungukazi akaba yahise amubwira ati pardon ati rwose ntabwo muri abantu mushobora kuba mwatanga isomo kubijyanye no gukurikirana cyangwa se no kwita ku burenganzira bwa muntu muri iki gihugu cya Repubulika cy'u Rwanda Prito cyangwa se muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo mugomba kuba mwabaha isomo kuri ibyo bintu. Aha rero mu by'ukuri akaba yanagiye ashingira kuri byinshi bigiye bitandukanye aho mu by'ukuri n'ubundi biriba binivugira uko hano muri Kongo mu by'ukuri bizagorana cyane bitewe n'amavideo nibyo duhora tuvuga yagiye ajya hanze bari kurya abantu hano muri Kongo andi tukabona bari kwica abantu babakoresheje kubatwikira ku muhanda ku karubanda amavideo afatwa ugasanga rwose barimo kwicisha abantu amabuye barimo barisha abantu bunyamaswa barimo barabakatagura bagira bate. Ibi bizagorana cyane kugira mu by'ukuri ngo bamwe iyi delegation ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba igiye hose ibe yagerageza kuvuga ko mu by'ukuri bita ku burenganzira bwa muntu mu gihe nyamara umuco kudahana wamaze gusakara cyangwa se wamaze kubibwa hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho uba usanga kwica umuntu rwose nta kintu n'iki na kimwe kiba kigomba gukurikiraho n'uwagerageje guhanwa arahanwa agafungwa ariko mu bwaca mu gitondo akabyuka yidegembya mu by'ukuri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So rero bizagorana cyane kugira ngo abagabo mu by'ukuri babe baba intangarugero cyangwa se bagira uwo babreminga bavuga ko rwose atita ku burenganzira bwa muntu nyamara bo mu gihe bisa naho byanze. Navuga ko ni shemu ni igisebo mu by'ukuri uyu mugabo yahuye nacyo cyangwa se rwose uko mbibona uri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'uburenganzira bwa mu nama zose z'uburenganzira bwa muntu nta nubwo yakagombye kuzajya izetendinga. Rega ni mu gihe yanashyizwe mu kanama mu bihugu nayo ngere mu bafata ibyemezo intubango iri mu bashobora kwicara bakaba bati turebye dukurikije uko ibintu bihagaze turukona uburenganzira bwa muntu muri kubohonyora. Hanyuma ronje nkabona ku ruhande rwanje icyo mbona mu by'ukuri nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamara amenya nkuko abantu nkuko n'ubundi abakongomani bakugenda bo ubwabo babyivugira bamwe na bamwe ubanza Kongo burya ari Kinshasa ari muri bira bice bya Kinshasa niyo za Lubumbashi naho ubundi iki kiva amajyaruguru na Sud Kivu birasa na mu by'ukuri atari Kongo kuko iyo baza abangaba babahaye mu by'ukuri izi nshingano iyo baza ko babona ibibera hano muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu naza nuko batabibona yakabaye ari ibindi oya Fayisi uko batabibona ubwo barabyirengagiza kuko yaba ari ibibera hano muri Kivu amajyaruguru byose bica ku mbuga nkoranyambaga bica ku mateleviziyo nose nuko batabibona barabibona ahubwo nuko babyirengagiza bakabyica babireba bitewe n'iki bitewe n'inyungu zabo runaka bigatuma batabasha kuba wagira ute bakabasha kuba batakemura ikibazo nkuko kiri ahubwo bakagenda bagikikira muri rusange. So ubwo rero akaba navuga bamwatse ijambo atabashije kuba yavuga n'akari murore dore ko yaratangiye rwose kuba yakwataka igihugu cy'u Rwanda avuga yuko kuba igihugu cya Kongo gishobora kuba kituzuza inshingano zo kuba baharanira uburenganzira bwa muntu ngo n'u Rwanda rubigiramo uruhari ngo rwohereza ngo abana bato ngo muri M23 abo bana rero mu by'ukuri niba babaye bigenda bite bagera bagakoraga amahano ubwo rero ugendeye ku bya Patrick Mweya rwose nta n'ikindi kintu wakumva muri iyi nkuru gusa urumva ko bahise bamuca mu jambo mu by'ukuri nkuko byahise bigaragara. Wamubwiye rero wamubwije ukuri ni secretary rwose w'uyu muryango w'akanama kabibumbye niyo wahise amubwira ati vuga uvuye aho rwose ntabwo mwe muri abo kwigisha u Rwanda kubijyanye no kwita ku burenganzira bwa muntu. Twihuta rero tugenda rwose dusohoka hano mu by'ukuri muri iyi teritware warekereka duhite tuyinjiramo ubu ngubu noneho habyutse inkundura yo gusubiramo namo n'ubundi kwizingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Abarongo bakaba bari gupfa bakaba bari gupfa ikintu bita ngo ni amnisio cyangwa se ibikoresho aho mu by'ukuri noneho kera kabaye ngo FARDC ngo iri guhereza Wazalendo ikitwa ibikoresho sina makosa Wazalendo nabo ngo ibikoresho ngo bakabigurisha gusa n'ubu ntago baramenya ngo biri kugurishwa he kuko ngo bari kubifata nta rugamba ruri kuba nta mirwano iri kuba
wazarendo ngo bakagaruka nk'ibikoresho byashize bakwibaza aho ibikoresho byagiye bikabayobera. Hanyuma wazarendo ikavuga iti turimo kugenda tudiployinga ndetse turimo kugenda tunitegura tugenda twegeranya ibikoresho hirya no hino kugira ngo nitujya mu rugamba ibikoresho urugamba nitwatakwa aho dukandagiye hose abazabe hari ibikoresho tutekuzongera gusubizwa inyuma mu byukuri n'uyu mutwaye makumyabiri na gatatu. Nyamara amakuru FARDC bo bafite nuko iyi wazarendo igikoresho bari kugira gute bari kugishira ku kiranguzo aya makuru yamaze kumenyekana rwose urumva ko wazarendo ntabwo wazugira iki kintu babwira ibintu wazarendo ari kwivugisha ngo ibikoresho bari kubishyira mu bice bigiye bitandukanye no kubesha. Hanyuma umuntu urashaka kwibaza ati ushaka guhita wibaza uti se bari kubigurisha he bari kubigurisha kuri enemy kuri M23 reka da M23 ifite ubujyange bukomeye cyane nukuvuga ngo bo ntabwo M23 ntabwo ari bo bajya kugura ibikoresho ahubwo ifite abantu babadira bagenda bakadiringa mu byukuri bameze nk'abasivile cyangwa se nabo nk'inyeshamba bakajya kugura ibyo bikoresho bamara kubigura ifite abasherishari hari bamara kugura ibyo bikoresho bameze nk'inyeshamba already nubundi bikagira bite bikaza muri M23. Ukivuga ibyo ngibyo ari icyamba nigeze kumva ku cyaza rendo gugikorana na M23 nibaza icyo cyaba cyaza rendo gikorana na M23 abo ngo bafite ikintu cyitwa ifaranga sina makosa araza ameze nk'ababandi babonye muri filime baba bafite ikintu bita Bruce Case cyuzuyemo ikintu cyitwa idolari rimeze neza inote ziri gukeba ya note rwose zisohotse vuba iya hafi bariyo muri 2 nibura wenda na 18 gutyo na 17 iyo rero babonye iyo note iri gukeba wazarendo aravuga ati magazine zose ngizi mupakurure ati ngiye na reserve rwose bari twamanukanye muzane ku iryo faranga wazarendo bati turimo kugenda twegeranya ibikoresho. Ubura iyi FARDC rimwe na rimwe njye mbona no gutsindwa urugamba rimwe na rimwe nijya yivamo ugize gutya ufashe abazarendo ngo bagiye gufasha urugamba nanone niba bafashe ya mbere kuba bafata ibikoresho byawe bagatangira kubihereza uwo muhanganye. Irindi kosa FARDC ikora niba mu byukuri defense ya M23 birindo byabo biri nkariya aho kugira ngo FARDC ariyo iba imbere ku birindiro wazarendo nijya kwegera ibyo birindo byayo 23 baba bayigize nk'agakingirizo ikajya bamagatisha ni muze mwijyanire ubundi mude ku mafaranga none rero wazarendo ubwo nayo hari ititangira gukora igishaka ariko rero none nge ngabazarendo nkayumva niba ashobora kurwana nta n'igiceri cy'ijana habwa ugasanga iteni yambaye acitse mu matako kwambara ibote ari kwiyambarira bodaboda abandi bambaye za botine Inge rwose bazarendo nabashyigikira mujye mugurisha ibyo bikoresho murebe ukuntu mwakwiyamba. Abazarendo bamwe ngo bano bamaze kubaka ibizu bikomeye cyane hano muri uyu mujyi wa Goma. Baba bari kwiyamba. Bamwe ngo bamaze kuzamura ikintu bita amashato ewana. Ibintu by'ibizu by'ibikorozi ibigorofa hano mu by'ukuri muri uyu mujyi wa Goma nkuko bigenda bigaragara ariko byose bikaba birimo guturuka uziburiye abazarendo nk'imodoka ngo basige bafite abazarendo. Ngo nuko kwaka imodoka bagahita bayigukizamo bagakupuriza bakayigira nshasha. Mwibarize izi bazarenda nibababya ngo mutwereke ibyo bikoresho bakabibura FARDC kitakwerekeza muri ibyo bice wazarenda kurabazi uzi ibintu bigeze gukora hano kuri muremure hano umva ibi ntabwo aribwo byabibabaye na hano muri za muremure bigeze kugurisha ibikoresho hano muri muremure hano za Masisi none bagurisha ibikoresho FARDC nabwira zunguza ngo murabigaragaza ngo n'imbunda twabaye ngo nibiki byose twabahaye wazarira afite muze tujye kuhabereka barabazamura benda kubageza neza muri M23 muri muremure FARDC timuvuge muvuye hati murabona umwanzi atarahageze ateze mwego mwagiye kubishyira muri kubirati none natwe ko byari harabi wagatwirukaho ubwo rero nahangaha baramutse bavuze ati tugende mujye kutwereka aho mwabishize babaturiza muri ntuza muri Kalembe ibi ngibi byo baraza kubiryozwa ahubwo bahageze ikintu cyitwa ravitayomo ati muduhe no kubyo kurya ariko ibi ngibi rwose urunguru rwo abazarendo ntabwo bararokoka kuko abazarendo rega hariya bamanje kwigumura bavuga ati turi kureba abakuru bacu nibo bari kuhagwa cyane FARDC mwibereye inyuma mukatwoshya ngo tugende tuadivasinge tukahagwa cyane mwebwe mwibereye inyuma ati rero byo rwose natwe dushobora kuba twakwigumira inyuma mwaba mutaje bo tujyane ntitugeyo none ukumva bipanze umurimo atari ko buduhaye ibikoresho biremereye hari icyo twakora kubijyanye n'imirongo y'urugamba
kumva barabibahaye babiteza cyamunara kumva rege FRDC aramuka imaze kumenya ibintu rwose hagati ya FRDC na Wazalendo ntago ruraza kuba bacana waka baraza kuba rwose basubiranamo ku rwego rukomeye so urumva ko muri Warikare izo Wazalendo ukumva ziri kwitamika zo zatangiye kwipanga rwose urumva ko ikintu kijyanye n'ifaranga nicyo barimo kugenda rwose barebaho kuruta kureba ku rugamba. Yes, reka tuvanga rero muri Warikare dusimbukira buga ngaha muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri territoire ya Karehe ahanga muri za Minova wabita Peter Shirimwami ngo nuko ategerejwe hariya nyuma yuko nubwo mu byukuri ari muri Kivu y'Amajyepfo ariko nuko urugamba rwinjira muri Kivu y'Amajyepfo ariko ruvuye muri Kivu y'Amajyaruguru dore ko ibitero bya M23 byinjira no mu nkengero za Minova ariko baturutse hariya za Kiruku ndetse na hariya za Karuba so uyu mugabo rero ngo akaba ategerejwe hariya ndetse no kuba yahura n'abandi basirikare bagiye bakomeye kugira ngo barebe ikintu kiri kubura kugira hariya ngo urugamba rube rwakomeza ndetse uyu muhanda ube wafungurwa dore ko navuga yuko ari nka pressure agiye gushyira kuri abasirikare be bari hano muri Minova nyuma yuko bagerageje yaba ari Amahibu yaba ari Anaconda yaba ari bari abasatade yaba ari nabandi bose bagiye bagerageza kuba bahangana na M23 bagiye bananirwa so ahari muri Minova ngo akaba hagiye guteranira inama y'abasirikare kugira ngo barebe ikintu cyakorwa yaba ari technique yo kugira ngo babahereze za nyuma yaba ari pro yo kubuntu barapanga urugamba kugira ngo barebe uburyo bakwinjira muri bice M23 irimo kugira ngo barebe uburyo babasha kuba ba accelerate bagakora M23 mu nkengero z'Iminova byose ngo biraza kwigwaho rwose barebe yuko hari icyo bakora kugira ngo M23 babashe kuba bayikimbiza cyangwa bayirukaho hariya mwabira bice ariko sinzi nimba nibura iyi nama ariyo irabasha kuba yakemura ibibazo dore ko igihe bagerageje cyose cyo kugira ngo babashe kuba bakwigarurira uyu muhanda bawufungure byakomeje kugenda biba ingora bahizi so ubwo rero abaturage bakaba bakomeje kugenda bavuga ati wenda hari icyo bashobora kuba bagiye gukora kidasanzwe ahangaha muri Minova gishobora gutuma rwose bagira gutya bakaba bakwigarurira uyu muhanda mu gihe M23 yakomeje kugenda ibabera ibamba ni mujyaba ibikoresho byo hano muri Minova byahagejejwe abasirikare barahari ariko ikintu kigezweho nukuba bapanga plan y'urugamba ngo barebe rwose icyo baraza gukora mu gihe urugamba ruraba rutangiye kuba rwarota muri rusange ahangaha rero fighter no kubitegereza tukareba ari nuko abasirikare bakuru bagiye kongera kuba bahana ibitekerezo barebe nimba hari ikiraza kuba cyakorwa ahangaha muri centre Minova mu byukuri byakomeje kugenda biba ingora bahizi kugira ngo babashe kuba bakura M23 muri misozi yamaze kwipangamo umurimo muri rusange nzaba ndora iki kintu ikizava muri muri ibi biganiro by'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiganiro ngo byo gushakira amahoro aka karere hano uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushakira amata ku kimasa je rwose nzaba ndebe ikizava muri ibi bintu buri munsi baraganira kuko ngo no kuri 10 na kangahe bazongera bahure baganire ariko ibintu bizava mahanga ntabyo sinzi ntabyo gusa ikintu namaze kubona cyo iyo bagiye muri biganiro uzahita ubona yo 23 AFC basohoye itangazo rivuga ko bagomba gucukumbura ikibazo bakagihera mu mizi ariko nge sinzi n'uburyo u Rwanda na Kongo bari gushaka icyitwa ceasefire ibyo bakora byose nimba mukeneye kwa ngo mushaka kugira ngo akarere kagira umutekano mwakagombye kumanza kureba igituma katagira umutekano ni iki niyo mpamvu nyine yo 23 ivuga ati iyo babonye bagiye mu biganiro nk'ibi ngibi bahita bandika bakavuga bati ikibazo mu gicukumbure mu gihere mu mizi ati birasaba iki kibazo cya hano birasaba kugira ngo muzagicukumbure mu gihere hehe mukinjire mu mizi iyo mizi rero buraba bababwiye icyo nshatse kuvuga fayi biragoye kugira ngo ibi bintu ibiganiro bagiye navuga bahora bajyamo bizagira umusaruro igihe babikora M23 yarahejwe urakoze cyane ariko nubundi hari igihe kizagira bakayitumira ubwo bagiye kuzagira gutya bafata ibyemezo ariko bijye bibura bagiye basanga M23 bitayireba bazajya basanga mu byemezo bafashe M23 bitayireba bazagera bavuga batero kugira nabo bibarebe reka tubahamagare kuko kugeza amaginga ya baravuga ngo Kongo yabuze umutekano baravuga bati twashyizeho ceasefire ariko ceasefire M23 ntabwo ibirimo bareba ibyo ntibabizi
yo rero igihe bari muri ceasefire irakomeza kugenda yagura uduce yikora ibyabo bagenda nabo baringanyiza ibintu byabo mpaka ikibazo bakigize gute bakimanutse mu mizi. Ikintu mbona ni ya system nabo igisegeti yavuze ngo ntago ashaka kuganira na M23 ngaho gashaka kuganira n'u Rwanda. Tukibaza ngo ikibazo n'u Rwanda cyangwa ikibazo ni M23. Mu byukuri ikibazo wagishakiraho kitari nko gushakira amata mu kimasa. Nubwo u Rwanda rwanga kubamagana rukanga kubabwira yuko rudashaka kwisharana nabo bakavuga ati dushaka twicara nabo bakavuga ati nta kibazo ni muze mutubwire ibyo mudukenereye, ariko mu byukuri u Rwanda ntago ari cyo kibazo. Ahubwo ikibazo nubundi barakubwira ati mugenda muganira na M23 ibibazo bizagira ute bizakemuka. FARDC na government ya Kongo kiceka bati se tugane na M23 ati natwe kugira ngo tuyereke yuko M23 tuyiri hejuru reka tujye kuganira n'u Rwanda. Ese koko uraganira n'u Rwanda nicyo kibazo? Nose uraganira n'u Rwanda uraza guhindura iki ku mugambi wa M23? Iki kintu tukibaza. Ubundi nuganira n'u Rwanda urahindura iki ku mugambi wa M23? Ntacyo. Kubera iki? Ibyo muri kuganira ntaho bihuriye na M23. Mu byukuri muzafata ibyemezo musange M23 ntago biyireba. Bitewe n'iki? Bitewe nuko iyo iri ku ruhande isa nkaho ibyo murimo bitayireba, nyamara ariyo nyirabayazana by'iki kibazo, aribo mushobora kuba mwanegosiya kugira ngo iki kibazo cya Kongo gishobore kuba cyakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko igihe muzakomeza gushakira ikibazo aho kitari n'ubundi bizakomeza kugenda bizamba, nta n'iki na kimwe bizigera bigeraho mu gihe M23 itari kwinjira muri dosiye muri kese ngo ibe nayo yayinjiraho imenye ngo biravahe birajyahe ikibazo ni iki. Yes, ubwo rero nuko situation imeze nako kandi amakuru yacu yarateye muri iki gitondo. Ubwo reka dushimira cyane abantu badukurikiye. Yes, reka dushimira abantu badukurikiye kuva ku munota wa mbere kugira ku munota wa nyuma ni inshuti zacu z'akadosoka, tuzishimire cyane muri rusange. Ubwo rero abantu mutarakanda kuri subscribe muyikandeho nonaha kugira ngo ubunyine buri ko dushyizo ikiganiro cyangwa se inkuru muzajye mubona amakuru rwose akihagera. Hanyuma rero kubabikoze like ndetse na share ntimuze kubyibagirwa, byose rero kugira ngo buri ko dushyizo inkuru rwose namwe muzajye muyibonera ku gihe. Turabashimiye cyane rero aho mutwumva rwose muherereye, mwakoze kubana natwe. Andi makuru ni muri update time, mwakoze cyane. Asansa, ciao.